Yes, hanyuma twabwiye ko dufite umutumirwa ntabwo aje live muri studio ariko ku murongo wa telefone turamufite ni Kensi president wa Gasogi United. President Kensi, mwaramutse neza? Mwaramutse neza bagabo b'inkorokoro. Na mahoro. Biragenda se? Ewana biragenda mbena ndisegura navuye mu bikorwa narimo nova singo uko bayistara sound kuri stade. Aha. Navuyeyo rwose undyamye biranga. Ndavuga ni koko maze gusaza wa mugani wa Mutabaro. Kumbe. Hanyuma ejo Lorenzo yavuga ko rwose mwateguye umukino kugira ngo n'abantu bazanabonereho no kuryoherwa ko azaba ari weekend binjoyinge, niyo mpamvu ngo mwatumiye aba DJ. Ariko twibazaga ku kintu kijyanye na sound, tuvuga ngo sound ya Stade Amahoro ishobora kwitababanira, none mwestaye indi mizinga. Ya sound ntabwo hayikoresha uwateguye ibirori kamera. Ni nk'iyo kuvugiraho amagambo wanawusinga ariko nabwo kandi bidahagije. Ntekereza ko ubwo wenda iriya stade itaratangwa ku mugaragaro cya sound bazagitekerezaho kuko iriya byazagorana pe. Byagorana rwose. Hanyuma Kensi, abantu nabonye abantu bibaza cyane ku kintu kijyanye n'amasaha, ngira ngo natwe ejo twagikomoje ariko uravuga uti mfite uko nagisobanura neza mu buryo bwimbitse. Bavuga bati match ya saa moya iyo bikundi gasa nk'igira imbere gato ya saa 12 kugira ngo wenda n'indi match ya APR na Pyramide abantu nabo bashaka kureba, abakunzi ba Ruhago bashaka kureba imikino myinshi cyane itandukanye, ati byari kutubera byiza. Iki kintu cy'amasaha mwe mwagiteguye gute, byagenze gute? Icyambere ntabwo twebwe tugena amasaha. Amasaha agenwa n'abafite ligue mu nshingano, ngo karandiriye n'amasaha bikorwa. Wenda twebwe icyo twakoze ni ukukodesha stade, ariko ibyo amasaha byo ntabwo rwose biri mu nshingano za equipe. Birashoboka ko ikipe ishobora kubisaba wenda mbere, ariko ntabwo biri mu nshingano zayo. Karandiriye ikorwa n'abashinzwe competition ndetse na ligue. Icyo rwose nashaka abantu bacyumvikane, nta ruhare nka Gasogi nka equipe. Uruhare twagize ni ugushyira match mu mahoro, ariko guhita mu munsi amasaha ibyo ntabwo biri mu bushobozi bwacu. Icyo ngira ngo kiri clear. Icya kabiri, nta muntu n'umwe ukwiriye guterwa impungenge yuko wenda APR yakinnye, kuko icyo ngicyo ubwacyo APR izakina nibyo na Gasogi ikine, kuko turi no muri ligue zitandukanye. Iyi ni championnat, iriya ni Champions League ya Afrika. Icya kabiri, iriya stade ifite facility. Ushaka kureba wareba kuri telefone yawe, kuri internet wakomeza ukareba, kuko ngira ngo n'amalinka bazaza tuzabasharinga. Abashaka kureba kuri telefone zabo tubabwire link match icaho. Sibyo? Cyo ni kimwe. Icya kabiri, hari experience nshaka ko tuzana. This is ucyambere, kuko nitegereje uyu munsi wa none turimo turaperida. Iyo ndi muri stade ngewe mbazi ko nindeba muri media area ndabonamo kwizigenda, mbabize ko yaje kureba match, nkabonamo umuvandimwe Lorenzo, nkabonamo umuvandimwe Rugaju, nkabonamo umuvandimwe Sabiti, nkabonamo umuvandimwe Ndakarenzi, mbaza baza kureba match. Naza muri VIP nkabonamo Muzaye Haji, nkabonamo John, nkabonamo abantu bareba match ibahinduka. Ariko twakora iki? Kuko umupira urumurahinduka n'ibihe birahinduka. Ntidufata umupira, ibintu munyemere mu byumba. Ntidufata umupira mbere twakiriraga kuri pere kubera iri limite itatwemera n'ibindi byaza n'abandi bantu badakunda umupira, ngo tubigeranye n'umupira wabera mu mahoro, aho amahoro ubwayo ari 5-star hotel. Ngiye kuvugisha ukuri, kuko harimo n'abantu batarinjira mu mahoro ngo barebemo ziriya lounge n'ahandi barebe ukuntu ziteye. Ni hoteli, ni nka lobby ya hoteli burimo. Ibi rero icyo dusabwa ni iki? Biradusaba gucreatinga experience kugira ngo nabo bantu tubazane, kuko umupira umunsi wa none urimo uragenda uruzinga ku zindi form of entertainment. Bavandimwe, ngenda byibuka muri 97 na 7 n'umunani na 5, sibyo? Twategerezaga kubona resultat za match wenda ya Paris Saint-Germain na Marseille, ari uko zaje umuntu akohereza kasete ikajya kwa Mayaka, twarangiza tukajya kuyireba twishyuye nyuma y'ucyumweru cyangwa bibiri. Uyu munsi siko bimeze. Abantu bafite internet bareba form of entertainment zitandukanye. Tutakereye icyo kintu cyatuma undi alternative way zo kuzana abantu kuri multifunction stadium nk'amahoro, twaba turi mu kuruzinga, sibyo?
urugero rwa hafi ndatekereza ko uyu munsi nimureba hari abafana bakunda DJ Maruno yego urumva hari abafana bakunda wenda gisizo mu mipango icyogere mu umwana w'abagore sibyo hari abafana wenda bakunda DJ Brian hari abafana wenda bakunda DJ Crash wanye aho ngaho hari abafana wenda bakunda DJ Kaspi hari abakunda Muyango kuko niwe uzaba ari MC w'aba DJ ariko mbibutse yuko hari n'abakunda hiti nka nawe usaba make urugero sibyo ibyo rero abo bose ntabwo dukwiye kubaruzinga ariko nituvuga ngo aba DJ nkabo ntabwo tuzane ba DJ niyo mpamvu twazanye na sound nziza ntabwo tuzanye aba DJ bo guplayinga music tuzanye aba DJ bo guperforminga DJing y'iki gihe nashaka kubwire inshuti zanjye umudj aba afite umubateri bari kumwe urumva yego akaba afite wenda undi mu performer bari kumwe iba ari performance niyo mpamvu twavuze yuko the best DJ will work out with a bonus babiri baza nyuma y'ikiraka n'ibindi bazahava bafite ibihembo ariko bajye no kudijya muri after party muri Kigali Universe yego kuko the party will never stop ari kongeraho ngiki yego hano turasaba abantu numva bagengeye kuvuga abantu barakare ntibarebe isura y'umupira w'amaguru nabivuze ko nugera muri stade ngiye Kenisi uzahasanga pe muzehe Haji Yusuf uzahamusanga n'abandi bafana tuzanye ko batabura aba uzahasanga Desayi uzahasanga Kanyabugabo twese turimbata z'umupira uko byagenda kose turawureba ariko utekereza ko uzabona umukobwa mwiza nka Emeline yasohotse ajyaje kuri stade aza kureba iki se yego kureba iriya stress y'abagabo 22 biruka inyuma y'agapira bambaye amakabutura hari ibintu mwebwe muri abatara mu mwaratembereye mwigeze mugera nka London murebe wenda nka final wenda ya FA Cup mukagera wenda Wembley mukareba uko match biteguye umupira uzari agakeregeshwe ibindi byose biba ari experience yego rero ni munyemere rero bless this abantu baze no serima abakunzi umupira w'amaguru gusa oya n'abandi bacya baze bamwe barye bishime babyine niyo mpamvu tuba twazanye my dear nkweretse uburyo gukora diagram iriya stade kugira ngo tuyishyire mu sound uburyo byatuvunnye buri muntu wese yaje akareba experience ikishimisha kindi nanone reka nshimira aba basaza b'inshuti zanjye bo muri Reyo bakoze igikorwa cyiza in the right time ubundi inshuti nyashuti bona muri kiragi bariya nibo bareye ubukuri tuve mu bindi abasaza baherutse gukora inama abasaza baherutse gukora inama aba basaza batsinda ariko bakwiriye respect buriya iki nicyo gihe cyari kigeze ikipe perezida yayitaye abandi bose bakwepye cete abasaza baravuga ati koko tuyireke twende baraza bariya basaza ikintu bakoze nicyo kintu Mureyo wose ukuri agomba gukora rero mvuga iki buri Mureyo wese usibye urwaye uri mu bitaro urimo serumu ariko n'ubuzima akwiriye kuza ubumwe bw'abareba buratangira ku ejo kumuribuka ko ari njye wigeze kuyitabariza byakomeye yego muri kampanye tuyireke igenda ariko ubu ngubu rekoro yanjye bariya basaza bayivanyeho kuza bakikoramo 15 bakoze akazi gakomeye cyane ariko umuntu yibaje abantu barimo baribaza iyi motivation Kenisi arimo arayikura he nuko ari wa mbere muri shampiyona nuko agiye gukina n'ikipe iremereye ako kantu ongera ugasubiremo motivation urimo urayikura he bwana Perezida Kenisi motivation ya mbere ngiye cyishimishije nuko tugiye gukuriyetinga new experience sibyo yego ndashaka bavandimwe ntabwo muteba ku bantu bisiziranye baje kwicara mu kirahure ngo barebe ubuzima bw'umupira wacu utagira abaterankunga benshi yego rimwe na rimwe abo bantu ntabwo tubakorera ibyatuma baza kuri stade none amahoro umukuru w'igihugu arayaduhaye afite facilite zose mubanze mumbabarire mbaze nashimira umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika waduhaye facilite nk'iriya nanashimire minisiteri ya siporo kubera flexibility seriously ndashimira guhera kuri ministre PS bwana Mashami ndumva ari deje yego n'abagenzi be bose n'abantu badufashije mu buryo bushoboka nivuga ngo buryo bushoboka nshimire security nshimire buri wese wadufashe kugira ngo imaki ijye hariya rero icyo mvuga icyizere mfite mbere na mbere mfite icyizere yuko ubu ngubu turimo turakuriye ikintu icyo twita digital football urumva modernity icyo kintu wacyumvise digital football modernity yes
ibyo rero ntabwo tugomba kureba umupira nk'uwo twarebaga muri 70 kuko muri 80 na 70 nta yindi form of entertainment yabagaho ndakubwiza ukuri bwana kwizigira sibyo umuntu yajyaga kureba match ya Rayon na Mukura urumva entertainment yava yakajya wenda kureba imparaho zacuranze uko bimeze ubu imihanda iriho ibintu byose ubu kesi2 ibitanga amaseri buri kimwe cyose ubu DSTV ni ya bose cyangwa kanari ni ya bose ubu telefone yabaye ikusanya ry'ibintu byose bya entertainment uyu munsi ibyo bintu tutabihuje n'umupira utekereza ko tutasigara hanyuma kandi n'abafana baragenda bahinduka by the way utekereza abafana bashya ubu wigeze ubona Clapton Kibonke usibye gufana Manchester wigeze ubona kuri stade hari ikipe yaje gushyigikira nibwo bwa mbere wigeze ubona bamenya kuri stade tutabeshe none se ndakubaza ukuri ariko rya umukobwa witwa Emeline Handi uramuzi Emeline uramuzi neza cyangwa uriya wagiye ishanga uriya ni umukobwa ufite umuco buriya nta muntu ushobora kugira kwambara ishanga adafite umuco ni umutangamuntu Usohoriza na Lorenzo arakumva cyane ngo yashaka kukubwira ibyiza yabonye kuri iyi match ariko ngo yakubuze ngo abikubwire murebana yanjye ndahari kabisa ndakubwira akabazo nari mfite urumva football burya no gukurikirana detail ntoya zose turacyakeneye n'abakozi muri football bashobora kumenya burya nko gutegura match day event ni ibintu biba bikwiriye guhabwa company ihari dedicated nayo yahuguye ifite ubushobozi kugeza uno munsi mu Rwanda iyo company nayo tugira rimwe na rimwe ugomba kugerageza ibintu byose kubikurikirana ukunda akazi kurusha abandi ariko nta waga ku ruhare muranyihangana niyo mpamvu ntahageze kandi nisegura birumvikana hanyuma Kensi noneho ibyo turimo turavuga ni event ngari mu buryo bwagutse umupira wagutse ariko mu kibuga mu musaruro imbere Kensi kwejo bondi abareyo babonye kuri match y'amagaju wishyura kuya nabyo it is part of the game ariko baravuze bati ubundi n'abamagazi yari yabishyuye bati gasogi ifite ikintu izapresenta mu kibuga reka nkubwire rero kinjire kiwanjani rwose ndizeza abantu ko tudakeneye nidushaka dutsindwe ariko ntidukeneye gukina match iri boring dukeneye ko umuntu wese uza kuri stade muzabona inkuru zo kuvuga ku cyumweru no ku wa mbere cyumweru cyose ndabarahirira imbere y'Imana isumba byose nsenga kandi nkunda yego nimubona iriya match itabaye imwe muri match z'amateka muzangaye agapira kazaba gatembera ndabikubwiye iyi match ni imwe muri match mwebwe ubwanyu murabizi muhabereye rubanda dore n'umukuru w'igihugu yabahaye stade nziza mwicara hariya hejuru muri mukubire heza pe ni heza cyane ndababwira ukuri kw'Imana isumba byose iyi match ibaye saa moya z'ijoro mu mahumbezi mu mafu ndakubwiza ukuri ku ikipe ya Gasogi ifite abakinnyi bato beza biruka badafatika iyi match igiye kuba match it's going to be the event of the year noneho Kensi urimo urumva radio reka nakire umukinnyi wahoze wakina muri Rayon Sport twabugingo Hakim avuge uko ngo abona match yimeze gutya wayiteguye gutya ngo abakinnyi bayakira bate none ugira icyo umusubiza njyewe ko mbizi nk'umuntu wabayemo bibashyira kuri pressure ko byabafavoriza kuri we nyine abakomeje ariko aho bakorana nyine biterwa n'ukuntu baba biteguye match gusa kuri we bakomeje ati barakuzi ko ibintu uvuga ubukomeje ariko abakinnyi ngo babyumva nko kubashyira kuri pressure kurenza kuba byabafavoriza rero wenda ashobora kuba ari we ku giti cye wivugira kuko ngira ngo muri match ziri seriye twakinye ntekereza ko twatsinzwe nawe agihari arabizi icya kabiri ntekereza yuko icyiza avuze nuko ndi seriye mbisubiyemo ndi seriye rero ibindi bonne chance araza kubona niba ari we wagiraga pressure rero nanjye pressure ubwanjye kuyitayingira bisubiramo iyo ugeze umwanya muri gaso ikintu cya mbere ugomba kumva icya mbere uhumirwa na pressure cyambara gize imyitozo yewe no ku munsi wo gushyira ikaramu ku rupapuro uhita wumva pressure mu biga ukigera muri ofisi ya Gasogi pressure iti kwinjiramo rero turemye muri pressure ntabwo zongera pressure ubwo rero pressure muzayibona ibyo izakoreshwa
hanyuma reka ngwe from manager agira ikintu akubwira Iberi niwe muntu umwana wacu Iberi mwana we Gasogi ngo mwikwe barayikunda cyane Kensi yes icyo mbaza ni kimwe ko mu minsi yashe cyangwa se mu myaka ishize wabaga ufite umukinnyi wanatazire rwose akazina utyaye uryana wagenderagaho ku byo uvuga ati ni ingweba intare yakanwa ariko ubu ngubu uyu munarije muri Gasogi nkuko uvuze ngo ni yacu arareba agasanga nta kizina kiremere kirimo ku buryo ku munsi w'ejo umuntu yakitega intsinzi utsinda ikipe ya Sport nkuko wari wabikoze mu mwaka ushize w'imikino ye baba we nta makuru wamenye Honorable Maripangu uramuzi narasanzwe uramuzi Honorable yego reka none nakubwiye ko ejo Honorable Maripangu afite igitego gishobora kuba aricyo cya mbere kizabaho muri sezo hari Honorable Maripangu sibyo hari umuntu witwa Muderi Akbar iriya ngweba murayibona niyo yanjye yaje gusamirwa abantu kugira ngo ibyishimo bisabe mu mitima yabo sibyo ariko mbatuye nomero 6 mu Katawumeme ukomeye cyane witwa Dumbia Manian international Marian ariko ndashaka n'abasezeranye yuko dufitemo n'umudefenseur witwa Muhindo Kore ariwo air defense naramubonye umusore ufite taye ntoya ariko abantu uguruka wareta tukongeraho uriya mugaridiye muramuvuga iki nge ntatinya no kuva ko ari we wa mbere muri iki gihugu ari mwiza arane mugaridiye mwiza cyane ariko se murashaka mvuga iki muzi umuntu witwa Dani wavuye muri APR uriya mwana uzi ko buriya naje gusanga muri APR baramubyinishaga bashyiragamo indirimbo za Ganyobwe bagashaka ko abyina Salisi umva noneho mugashaka mvuga iki mvuge nomero 10 wa mbere mu Rwanda rugize witwa Hakim Hamis none murashaka nongereho rutahizamu Shadibu uriya Kabanda Serije mubizi ko ari wasinyereyo yego nejo arayinyabika Kenisi muri press conference watubwiye ko ugomba gutangaza kwa gatanu utubwira rwose ko prediction wamaze kuyibona ko umukino ugomba kurangira ubwo rero tubwiye ko birangiye mu byandike match tuzayitsinda ku bitego 2-1 period ibitego 2-1 Kenisi tubivu 2-1 yego noneho kugira ngo ndababwire neza Rayon Sport ibizirikane yuko izabanza igitego ubwo sinyishoje uzana kibanza izakibanza kandi tuyitsinde 2-1 yego wari ukomeje ku bakinnyi bazakina nabo kwitega cyane nta mukinnyi wenda waba ubura mu ikipe ko ari amakuru twabise tubona ko nka Gove ashobora kuba wenda atakiri mu ikipe ubu ngubu ibyo bintu rero ndashaka kubwiza ko nta mukinnyi wacu ubura mbyumvanye nawe Gove ntabwo ari mu ikipe ari he rwose hari amakuru tubonye ko ashobora kuba ari mu maboko ataraye kwitaba no gutandukana abakinnyi bose bari muri lokale keretse niba hari ikindi cyabaye kuko mu kanya nari nsinziriye sinamenye ibyabaye nsinziriye ubwo wenda naza kubikurikirana ariko sintekereza ko nta mukinnyi n'umwe utari muri lokale nta mukinnyi n'umwe ufite telefone sibyo ubwo rero sinabimenye nta n'uwo nanahamagara ariko ntekereza ko nta kibazo dufite yego Kenisi tubifurize kugira imyiteguro myiza ubwo twese ni ku mahoro ku munsi w'ejo saa moya babwiye abantu ko bagura itike yego kantu ningenda nakavuze mbabara yego nibyo akanyenyeri nta bintu byose nukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri rimwe akadirishya ubundi bakurikiza amabwiriza ariko ndababwiza ukuri muzishima rero tuzabona mega hit urakoze cyane asante sana ngo Kenisi ariko nanone Robertinho yatangaje uko umukino nawe awiteguye We have important games. We have two important games before derby. It's our program. But now I think it's a good moment because dufite imikino y'ingenzi dufite imikino ibiri ingenzi mbere y'uko dukina derby na APR niko gahunda zacu zimeze ubu ndatekereza ko ibintu byose bimeze neza kuko dufite umwanya uhagije wo gutegura ikipe yacu tukihuza tukaba hamwe ni byiza ariko ku bwacu ni imikino isanzwe kuko twizeye ubushobozi bwacu twifite icyizere ku byo turimo gukora gusa mbere y'uko dukina uyu mukino ntimwibagirwe ko twakinnye imikino ya gicuti twatsinze Mukura twatsinze ikipe yakinnye Confederation Cup twatsinze hano Esperance tuyitsinda ibitego 3 cyangwa 4 ku busa kandi ibyo byari byiza muri rusange hari ibyamaze guhinduka mu ikipe kandi byiza ubu twakora amahitamo meza mu ikipe kandi no kwakira n'amahirwe yo gukomeza kubikora ikindi
hari naho twifuza kugeza akazi kacu. Uyu niwo mupira w'amaguru. Rayon Sport ni ikipe ikwiye gutsinda imikino, kandi uko niko bimeze. Igomba gutsinda yakinnye umukino mwiza. Numvise ngo abantu bavuga ko ngo shampiyona ntabwo yari yatangira, kandi yamaze gutangira. Ntabwo twari twatakaza umukino n'umwe. Nyuma y'iminsi 20 tunganyije imikino 2, twabonyemo amanota 2. Yego ntabwo ari byo twifuzaga, ariko ugendeye ku mateka ya Rayon Sport muri iyi minsi, yari ikipe igendera ku bakinnyi bamwe na bamwe, ariko ibintu bigenda bikemuka gake gake. Tuzagera mu bihe byiza. Hari imikino y'ingenzi twakinnye, nk'uwo duheruka gukina twagize igice cya mbere kibi, tugaruka mu gice cya kabiri turanganya, ariko wari umukino usanzwe. Dore intego yacu rero, ikipe nka Rayon Sport, mbwira abakinnyi bazi ko bagomba gukina umukino ku bwabo, bawushyizeho umutima, ndetse bagakoresha n'ubuhanga bwabo, ndetse bakubaha n'amayeri nababwiye. Uko niko bigomba kumera, kuko bagomba kubaha uwo bagiye guhura nawe. Rero intego yacu ni amanota 3. Et notre schéma tactique, pour réussir, c'est ça. Il faut respecter, on respecte chaque adversaire, mais notre objectif, c'est là 3 points. Mood ni nziza, equipe motive, nta kibazo na kimwe kirimo. Twiteguye match agasoje kwa 6 neza. Navuga ko perezida equipe yagiye rumva hari igihinduka, ariko equipe ihoraho n'abakinnyi barahari. Turabatoza n'abakinnyi, dufite gahunda, turi motive, turaganira umunsi ku munsi, twihane go gusinda match muri weekend. Ibyo ngibyo navuga ko ari biba biri mu bafana. Twe nk'abakinnyi nta byacitse. Twebwe icyo cyo gutegura ni match nk'uko dutegura izindi match, ibyo byo hanze n'ibya bafite ibyo bari gutegura byabo. Twebwe icyo twitegura ni match ko 6 nta kindi. Urumva yo ushobora gutangira shampiyona nabi, ariko yo hari igihe biguha isomo ukavuga nimo natangiye nabi, ariko ukigira kuri ayo makosa. Ndizera ko ibyo bitaragenze neza tuzabyereka kubera kuri match ko 6. Nta cyahindutse, nywa undi n'umundi, na ndekeka nta cyahindutse. Aracyabana n'abakinnyi neza, byose murumvikana. Na gishyashya cyaje n'uwa undi n'ubundi ukiba hafi yacu. Icyo nabwira abafana ba Rayon Sport, ni hagire ikintu kibahungabanya, bazaze kudushyigikira. Ibya n'ibyo ku giti cye, n'ibyo ashaka ku giti cye, ariko twe nk'abakinnyi ibyo ntabwo tubyitayeho. Natwe tuzamurika ko 6 ibyo ari gutekereza atari ko bimeze. abakinnyi ba Rayon Sport bose bavuze kuri uyu mukino witwa Sefu niwe wari ugezweho, nawe wagomba kugira icyo avuga. Aravuga ati abafana bazaze nta batikandagira, iyi niyo match ya mbere tugomba gutsinda dukonvenga. Yavuze ngo bamaze igihe rwose batitwara neza, cyane ko bamaze kunganya imikino 2 ibanza ya shampiyona yabo, mukino w'ikipe ya Marine ndetse n'Amagaju. Ntabwo bawitwayemo neza, ariko anavuga ko kugira ngo bagaragaze ko noneho bari seriye cyane ku gikombe cya shampiyona, bashaka n'ubundi gutanga ibyishimo ku bariyo, bashaka guca umwuka mubi umaze iminsi uvuga muri ikipe ya Rayon, ari ugutsinda match nk'ingi iba yakabirijwe, match iremereye cyane nkuko bayise mega derby cyangwa se derby y'abavandimwe bombi. Barabizi ko Kenisi ubushize yari yabatsinze muri shampiyona, urabyibuka neza cyane, ibitego 2 bya Kabanda Serge, ibitego 2-1. Icyo gihe birangira Rayon Sport itakaje amanota 3. Ityo ntabwo rero bashaka kongera gutakaza imbere y'umukino, ariko tanangaje se abasifuza appointment y'abasifuza wikunda Samuel niwe bongeye guha match, kandi yari yasifure match Rayon Sport match ntabwo bijye bibaho kumusifuza, donc agasifurira equipe iyi match na journée ikurikira agatangira kuyisifurira, ariko amagaye ntabwo bibaho.